Reka ngushime mwami, reka mvuge kubw'ubuntu bwawe mwami wanjye no kugira neza kwawe n'urukundo rwawe. Reka ngushime mwami kubw'ubwo buntu bwawe bwinshi, reka nkurate data kubw'imbabazi zawe nyinshi, kuko ibyo wankoreye mu buzima bwanjye mwami biranyura, bigatuma mpora ngushima nzamura icyubahiro cyawe. Uri umwami w'imbaraga muri byinshi mbona uri byose, uri Imana ikora ibyo abantu babona ko bidashoboka, bikarema amateka mashya mu buzima bwacu. Ni wowe mwami uduha ibyo dukenera bya buri munsi, ndetse ugahaza no kwifuza kose kwa buri muntu. Tugakomera, tugahinduka, tukabwira abanyamahanga iby'imirimo yawe, iby'imirimo yawe. Ntacyo nabuze, ntacyo nakuranye, ubuntu bwawe niyo mpamvu nje ndirimba. Ni kubw'ubuntu bwawe, ni kubw'imbabazi zawe, niyo mpamvu nje ndirimba. Ni kubw'ubuntu bwawe, ni kubw'imbabazi zawe, ni kubw'ubuntu bwawe. Ninde utavuga izo mbabazi zawe wahoranye? Ninde utazi ubwo buntu bwawe mwami buhoraho? Nishimira guhora mvuga ibyo mwami wankoreye, ubwo wabambwaga ku musaraba kubw'ibyaha byanjye. Wabikoze kugira ngo ibyo byaha byanjye bikurweho, si ku bwanjye byari kubw'urukundo rwawe mwami. Wanguze amaraso menshi y'igiciro cyinshi, niyo mpamvu ngushima nzamura icyubahiro cyawe. Kubw'imirimo myinshi wakoze mu buzima bwanjye, bigatuma mpamya yuko utazigera untererana. Nzigumira muri we, nzakomera muri we, mpamya yuko ari wowe mwami ukiza kandi uruhura benshi. Ntacyo nabuze, ntacyo nakuranye, ubuntu bwawe niyo mpamvu nje ndirimba. Ni kubw'ubuntu bwawe, ni kubw'imbabazi zawe, niyo mpamvu nje ndirimba. Ni kubw'ubuntu bwawe, ni kubw'imbabazi zawe, ni kubw'ubuntu bwawe. Kubw'ubuntu bwawe mwami, kubw'imbaraga zawe, kubw'amaraso yawe wavuye Golgotha kugira ngo mbashe kubaho. Ntabwo byari ku bwanjye, ahubwo byari kubw'urukundo rwawe mwami. Ushimwe mwami Imana bwo kugira neza kwawe, ushimwe bw'ubuntu bwawe ndetse no kugira neza kwawe. Ushimwe mwami, ushimwe mwami, ushimwe mwami.